mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga. Tugiye kwakira umushyitsi umugesti w'uyu munsi witwa nde? Inde? Christophe nuwaririmbye ntabwo ndi bumuvuge ariko yararirimbye ngo bagufite. Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Give it up for Christopher. Usanze nandi kuririmba indirimbo yawe Kagirimo bagufite. Oya turirimbe neza dore igerera hano wigaragaze neza ariko bagufite. Ngiye kuhita mbahereza igihembo ku muntu uri bumubwire album ya Christopher aheruka gusohora yitwa gute? Yitwa ni igihembo mube proud guhaguruke muvuge cyane. Bisobanuye wone imibare we waciyeho uza hano. Christopher twishimiye kukwakira muri Meet Me Tonight. Murakoze cyane. Umeze neza? Sawa. Ubundi wenda hano tubaza ibibazo byinshi ariko turabanza tugahera kuri karere y'umuntu watangiye umuziki ryari? Ntabwo namenye igihe natangiye umuziki neza ariko nasinye contrat ya mbere mfite imyaka 15. Buriya za iri joro zasohokaga mfite imyaka 15. Oya. Yeah. Contract ya mbere ufite 15. Yeah. Nose hari indirimbo wari ufite tuzi ku myaka 15. Iri joro wayi uwo munsi. Yeah. Ko numva izo ndirimbo ari za vuba wana? Oya nafite imyaka 10 nigaga mu wa gatatu secondaire. Ashe nyamura n'abantu benshi bakavuga se ko tukuzi kera ukaba utarasasa. Ntabwo baratangira kukubaza impamvu. Ntabwo baratangira kukugeranya na Papa Sava. Urumva Papa Sava baramubwira ati shaka umugore urabona igihe umaze. We ntabwo baratangira. Urumva ariko n'umuntu ageze muri 3e etage. Natangiye kubimbaza ariko ndi kubikoraho ndi gushaka icyo mbikoraho. Urimo urabikoraho? Hano dufite abamake. Dufitemo abageni ba make. Nukuvuga ngo watangiye umuziki ukiri muto ya mu rugo barabyumvaga? Babyumvaga nkiri muri korali. Waririmbye muri korali? Actually kuva imyaka mu buto bwanjye bwose nibye muri korali kugeza. Wasengeraga nimba atari ibanga? Nasengeye Araga Central kitwa 5 Kizito kabe hari mu Nyakabanda. Umaze gukura kuri mama bana byari biri kumva kuko byari soprano gusa nta macenga menshi ari mu bitanya muri korali y'abantu bakuru kuri kwa Karorirwa Nyamirambo. Navuye njya muri Kina Music. Nanjye naririmbye muri korali yitwaga gushyira nimba ari abatabazi bagize bate. Urumva hari n'ibikanombe yitwa indwanyi za shitani. Nindwanyi nabarashi turasa satani nari mbivuze nabi. Dore muzarimo araseka kandi ari mu gisibo. Christopher watangiye umuziki ukiri mutoya. Bivuze ngo watangiye no kubona amafaranga nyiri mutoya. Nta ngaruka byakugezeho? I don't think. Nakuriye muri household mu rugo nta kintu wazubabwira tu. Nta bintu byo kubyina. Nakomeje kuba umwana mu rugo nkomeza kumuvaniwe y'abandi basanzwe. Naguze imodoka yanjye ya mbere mfite imyaka nka 18 niba nibeshye. Utaha mu rugo? Naha mu rugo. None si wabaga ufite ikiraka kubona nk'abo turi mu kazi? Harimo abantu babizi Amza ari mu bantu banzi nawe kera nkiga muri secondaire muri iyo myaka. Harimo abantu hano nagiye mbona bagiye babizi. Amza usubyemera ko ari wa kera? Amza yogoshe muyoboke afite dread. Nukuvuga ngo uravuze wari uri mu rugo ugura imodoka utaha mu rugo. Ntago habayeho guserera kubera ko ngiyewe ntangira ibi bintu harigenda nabaga ndi hano nkabona umukecuru arambuze ngo tugiye gufunga. Ngiye ni gutyo nari meze kugeza mvuye mu rugo. Urumva nabaga nagiye muri guma niga senior 6
ntabwo byari byoroshye kubyumvisha abantu bo mu rugo ukuntu ngiye gufite ikizamini cya leta ngo ngende muri Guma Guma, ariko nyine nari mfite inshingano nk'iz'umwana mu rugo nk'abandi bose. Hari ibiti twagombaga gukata njye na mukuru wanjye yitwa Christian, twagombaga kubikata waba umusitari waba perezida byabaga bikureba, ibiti twagombaga kubikata. So ndi muri Guma Guma mfite icya leta, mfite n'amakontra menshi n'inshingano nyinshi, ariko nyine ugomba kuba umwana mu rugo ugakora izo nshingano zose. So ntabwo byigeze benya affecta kubera mu rugo bari strict cyane. Wari ufite gutema ibiti uri no muri Guma Guma? Ariko ubwo ibyo biti wishyuye umuntu bitema? Sasa nashatse kwishyura umuntu bitema, papa turaserera anyibutsa ko atari iwanjye n'ibikiya. Mu rugo bari strict, nta n'ikintu na kimwe. Donc nagize chance zo kurira muri famille imeze kuriya idafite batagendera ku bwoba cyangwa se ngo wageze ku kintu. Narakomeze mba umunyeshuri, mba umwana mu rugo. Of course na lebo nakoreragamo nabo bamfashije gusobanukirwa neza ibyo nari ndimo. Hari abantu hano bafite inzozi zo kugera ahantu uri, ariko se ni ikihe kintu cyiza cyo kumenyekana, kuba umusitari? Ikintu cyiza cyo kumenyekana ni ukugira ijambo, kuba ushobora kugira icyo uvuga, kuba ushobora gutanga point of view yawe ikumbwa. Hari igihe ngira nka chance zo kujya mu ma-comments nk'abantu umuntu ufite igitekerezo cyiza ariko kiri mu comment hasi, njye rero mba ngira igitekerezo. So ndabikunda kuba mfite point of view yanjye iri clear. Ikibi cyabyo ni iki? Ibibi ni byinshi. Icya mbere nk'uko nabikubwiye njye byaje ndi mutoya ku buryo ntabagize chance zo kuba umwana nk'abandi mu gihe cyo muri myaka 15 kuzamura. Ikindi ntabwo kufetera akamoto nk'abandi bana bose, ntabwo wemerewe kuba broke, ntabwo wemerewe gukena, cyangwa niyo wanabimenya biba ari ibanga. Donc ari n'ukuntu nyine abantu batekereza ko uri umuntu uri hejuru ku buryo ubuzima busanzwe batumva nawe wabucamo tu nk'abandi bose. Wabumva uri ikindi kintu, bumva uri hejuru y'abantu basanzwe. Kuba umusitari biragwa. Ibaze ko nka Christopher yemerewe guhura n'umuntu ufite indobo y'ibiranga muhagarike. Ariko imwe n'umuntu ufite ibigori ndabigura. Ibigori urabigura? Hari igihe umuntu aba ari umuhanzi tumuzi nk'umuntu w'umunyamuziki urenze, ariko afite ibindi bintu azi gukora. Uretse kuririmba tukuziho, ni ikihe kintu Christopher azi gukora neza twe tutazi? Njyewe rero nize computer engineering, nzi kwandika code, creating ama software, ama application, kugira n'ama servers, and I'm very good at it. Uri mu IT? Mwabihaye amashyi wa? Nibyo wize? Ariko abantu babona abasitari nyine bavuga ati Christopher buriya no kuririmba gusa nta. Njye nize programming, nize kwandika code, creating ama software, kudiringa n'ama server. Njye nize computer science, ariko urebye ibintu nibuka kuri computer no kwa uploading. Unzi kwa uploading kabisa. Nize ndirimbo ukunda kumva? Nkunda injyana ebyiri, zose nzikunda kimwe cyane. Iya mbere ni gakondo zino zose za kera bitwa babwana kweri, basesire, bamasamba. Ariko nkunda R&B kuva muri za 70, 80, 90 kugeza izuba, ariko ni nkeya. Ni nyinshi nuko ni nyinshi cyane, ahubwo nuko mu Rwanda bakunda za kera cyane, sinzi impamvu. Arabajene benshi bakora R&B zimeze neza. Twe dukunda kwiyumviriza iza iri joro. Kera ibintu bikiriho. Uvuze ko wize computer engineering, ariko ndashaka kumenya secondaire wigaga he? Muri yo jani yo guhera troncome kugeza senior 6. Secondaire nayize apase. Niziga he niho umwaka umwe birananira mpita muri apase. Ari nawe narangirije. Wiziga he? Ni cyo kintu wari uzwiho mu kigo? Igahini? Okay, icyambere cyari umwera naho nagumye. Nakundaga koga cyane, nahoraga natorotse. So akenshi rero abantu bakambona mfite umwera mwinshi. So
umwera wo muzwiho ikindi cyari music sinarabyinaga cyane ariko kuririmba ntabwo bari babizi nabyinaga muri groupe de danse. uhavuye se ujya pasi ho ni iki kintu wari uzwiho? Pasi nari nziho gukererwa cyane kiretse abantu wenda twiganaga babaga bazi nk'amasomo niga cyangwa ako for some reasons ari ukuntu ahantu hose nigaga nyine nabaga nzwi mu buryo butangaje nanjye ntazi n'ibihano byinshi muri pasi nakoraga ibihano byinshi ariko n'amanota meza wari umuhanga ntabwo wajyaga inyuma ya 20? music itangiye gukikinga in narahageze ariko nko mu myaka 2 ya nyuma S5 S6 nahise nsubira ku murongo bigenda neza. Amashyi menshi cyane kuri Christopher. Ejo bundi wagize gutya udutamo album harya mwavuze ko yitwa H2O ndi kugira ngo numve ko mukiyibuka abantu muyibuka turabaha ibihembo ambaho ni ngo yitwa ngo iki ngo yitwa water H2O wumva gashimi cyane oya igitekerezo cyo kwita H2O nuko igitekerezo cyavuye cyo kwita album yanjye H2O cyangwa H2O nibutse ko Christopher azi Igifaransa kuki utambwiye ngo tugikoreshe kare turacyafite iminota bonsoir warura ariko igitekerezo hano cyavuye cyo kwita album yanjye H2O cyangwa H2O ni abantu benshi mu buzima bagorwa no guhitamo hagati y'ibintu bibiri ugasanga umuntu ari kuvuga ndashaka gukora cyane ariko ashaka no guspendinga wenda time na famille cyane nanjye bwanjye ku giti cyanjye nagorwaga na balance buri gihe ngiye mu kintu nkakijyamo cyane nkasuduka ibindi nabikoze nabi none nkavuga okay reka nkino nkireke kandi nacyo nakireka nkabona hari ibyapfuye so ndavuga nkeneye middle ground sibyo dangize rero mitamvuga actually ntabwo dukeneye guhitamo hagati y'ikintu kimwe n'ikindi ahubwo dukeneye kumenya kubikoresha byombi neza kuri balance bita rero nyita ngo harnessing two opposites buriya ntabwo ari water nkuko tubitekereza nayo nicyo kuko ari nicyo bivuze obviously ni formule chimique y'amazi ariko basically ni harnessing two opposites guhuza imbusane ebyiri aho kugira ngo zicolliding ahubwo zigakorana so the balance between. Amashyi menshi cyane kuri Christophe uri umuhanga kabisa ntangiye kwemera ko ushobora kuba umuhayiti noneho ubu ntangiye kubyemera. Iyi album iriho ndirimbo zingahe? 9. Izo ndirimbo 9 harimo n'iya gakondo kandi hano bavuze ko akunda gakondo. Iyo ndirimbo murayizi abasa indashyikirwa iyo ndirimbo murayizi ya Christophe afite indirimbo ya gakondo kuri album yitwa ngo iki? Abashyushye cyane kuri Christopher mu kanya turayibyina rwose uzaza kandi ndi kukubona hano. Niye ndirimbo yakugoye kuri album kuyikoraho kuyandika? Album yose ntabwo njya kwitangira n'ijye wari kwikorera production ari ukuntu producers buriyo tubagiyeho baduha styles bahaye n'abandi bantu kandi nanashaka gukipinga originality so rero gukora the whole album muri production ndetse nkora production ariko ntabikora neza bigomba gusohoka byarangoye cyane cyane nk'indirimbo nka Right Here na Belong to Me na Nzaza n'indi twa To Us ntabwo byari byoroshye urumva ndi kubyigiramo production mixage ariko ndi no kubyandika so ntabwo navuga indirimbo imwe navuga actually the whole album yaba ari yose ubwo ngubwo ntabwo biba byoroshye abahanzi nawe uri muri ba bantu bakora ijoro cyane aba artist ubundi bakunda kudushinja ko turara umunsi n'iryo joro njyewe ntabwo ngira ibitotsi byinshi ku manywa mba mari na nijoro mba mari biterwa n'akazi ukuntu gateye ariko mu masaha ya studio ngiye nkunda
yari ugukompoza no kurikodinga nkunda kumanywa and then mixage nijoro. Yeah. Abakomediye twebwe izo terime kuzumva nyine tuzumva gutyo tu kuko urumva turasetsa. Christophe amaze imyaka muri iyi kariyeri, hari igihe abantu bo muri industry hari umuntu uba uzwi ko ari umuhanga ariko abantu batamuzi. Niwe muntu uzi muri music industry w'umuhanga ariko abantu bataramenya ubushobozi yifite umuhanga mu muziki cyangwa mu muziki, ariko society itarabasha kumva neza nyine ubuhanga bwe. Umuntu yitwa Shanbreeze. Shanbreeze niwe muhanzi actually mu Rwanda mu vocalist mwiza dufite, umwanditsi mwiza, akaba na producer, akaba na sound engineer. Ibyo byose arabikora? Byose arabikora kandi abikora neza. Ahubwo ntabwo mba numva making sense ukuntu atari umwe muhanzi munini mu gihugu nk'ukuntu bingana n'iyo talent. Ukuvuga ngo uramufana? Jye n'umufana Shanbreeze cyane. Yeah. Amashyi menshi cyane kuri Shanbreeze. Hari competition duhora ngo twebwe duhora tugereranya Bruce Melody, The Ben. Actually muri wrong ariko ndi kubireba mugereranya abantu bamwe, hari bibahuma amaso nimubone n'abandi. N'umuntu nka Shanbreeze n'umuntu uteye ubwoba man. Umuntu nka Mike Ayihura, you know, umuntu nka Andy Bumuntu, umuntu nka $10, you know, abahanzi benshi dufite beza cyane ku buryo mufunguka amaso mureke gufokasinga ku bintu abanyamakuru bashyize imbere, mugerageze turebe kure, muhe chance n'abandi ba artiste. Yeah. Amashyi cyane kuri Christopher. Hano tuba dufite theme ya use what you have to get what you want. Harimo aba artiste hano, harimo aba jeune batari abahanzi ariko bafite gukora kuri future yabo, ugendeye kuri experience yawe. Watangiye umuziki kuri Troncome, uriga, wize computer engineering, experience yose wishyize hamwe. Personally niye nama wagira umujene uri mu nzira y'iterambere ariko utaribona, ukishakisha utarabona. Ikintu cya mbere nababwira no gushirika ubwoba. Gushirika ubwoba kuko buriya abantu bose mubona bageze ku bintu buriya n'abantu natwe bashiritse ubwoba baratangira. Icyo ni cyambere. Ikindi mugabanye kwitwararika cyane no gutinya gukora amakosa. Iyo utinya gukora amakosa nta nubwo wiga, kandi ugomba kwiga, kandi buri kintu cyambere wiga neza n'ikintu ugiye mu ikosa. Icyo ni ikintu ni cyambere. Icya kabiri sinzi ukuntu kigiye gusobanura ariko no gufunga umutwe. Umuntu nakakubwira ngo ntabwo ibintu bishoboka, gute se bidashoboka? Wowe tryinga hanyuma ufailinge, then ukomeze trying mpaka ubonye ko swat ikintu kidashoboka cyangwa se inzira uri gukoresha zidashoboka, kuko abantu barabyitiranya. Abantu bitiranya attempt ya mbere, ukugerageza kwa mbere kwapfuye, bakabwitiranya n'ikintu kuba kidashoboka. Kandi ushobora kugerageza ikintu ntigikunde kwa inzira ya mbere itariyo. So iyo umaze kubona ko inzira ya mbere itariyo, ubona aho byapfiriye, ugenda uhindura mpaka ikintu gikunze. Watrayinze kangahe gukora genzi comedy mbere yuko bikunda? Yeah, so rero izo nshuro ugomba gutrayinga ikintu kimwe kugira ngo gikunde. Abantu bose no muri science kugira ngo ibintu byose bivumburwe, bakora ikintu muri laboratoire, bwa mbere bigapfa, bwa kabiri inkingo, amamodoka, ibintu byose habanje kuba inshuro byanga mbere yuko byemera. Rero nawe ihe uburenganzira bwo gutrayinga ugafailinga, hanyuma ntucike intege mpaka ubonye inzira yo kugeza kuri icyo kintu. Upfa kugira dreamly clear, and then iyo umaze rero kugera kubona ko ikintu gikunda, iyo ni intambwe ya mbere. Hakisigara no kuvuga okay, dreams zanjye ni ariko noneho ukazigabanyamo udu steps dutoya ku buryo ubone ya mbere. Aho ngaho niba utangiye gukora kuri dreams. Yeah. Amashyi menshi cyane kuri Christopher. Christopher, utangira umuziki ni ayahe mahirwe ubona aba jeune bagitangira none bafite mwe mutigeze mugira? Bafite ikintu cya mbere, bafite positivity. Audience ingana nka gutya twebwe ntabwo twabaga tuyifite, twabaga turi kwinginga, you know, positivity. Umunyamakuru aguhamagara akagufasha mutaziranye, twebwe ntabwo byari bimeze gutya.
baramuhigaga sinzi abo bavuniraga amasede sinzi so positivity irungu iteye ubwoba icyo ni cya mbere icya kabiri ni internet ntabwo bikigusaba muri buka indirimbo ya mistake ndashaka kuba yaji kori kofi nk'umusazi ya ndirimbo yasohotse ntabwo yigeze ari promoting but icyo internet yayikoreye warakibonye so bagomba understandinga n'ubunini bwabyo n'ubunini bwa chance bafite and then bakazikoresha neza twebwe ibyo ntabwo twari tubifite ikindi aba producers beza babaye benshi twebwe kera wagigiraga umuproducer umwe kugira ngo nawe mubone haza umusani munini ukasohoka heureusement ntabwo byambayeho nahingukiye muri label yitwa Kina Music ndi priorité n'ibiki ariko bagenzi banjye ndabizi ko babicagamo muri urwo rwego so izo chance zose zihari ikindi dufite ni igihugu kiri guha chance ubuhanzi dufite amahirwe menshi dufite amashance menshi yo gukoresha neza so ibyo byose tubishyize hamwe internet iyo positivity niyo exposure yose duhabwa n'igihugu tubikoresheje I think bagera kure tutageze amashyi cyane kuri Christopher wakomoje kuri Kina Music ni ikihe kintu ushimira Kina Music ubu ngubu nabashimira akazi twatangiranye gukora niyo fondation ya career yanjye iyo ntaza kugira Kina Music ntabwo nari kuba nicaye hano ntabwo ariko wicaye hano reka twakire ibibazo bibiri tugana ku musozo niba nta kibazo abakunzi ba Christopher mwicaye ahanga ibibazo ntabwo birenga bibiri Christopher dukunda ibikorwa byawe cyane nakoze cyane wanambaye neza ikibazo cyihuse muri career yawe nihe performance yaguhinduriye ubuzima urakoze performance yamenduriye ubuzima ni performance yo muri Guma Guma nandi kurima ngiye kubona mbona abantu bazamuye musumba zose ari lebo yaziranaga na Kina Music bishyura akagrupe k'abantu nka 20 kugira ngo baze gusabota ama performances yacu ira performance rero baze kuririmba nari ndi umwana mane mfite imyaka 18 mbona abantu bazamuye intoki ndi kuri stage hanyuma ariko ikintu byankozemo icyo gihe byaramuhungabanyije ariko ndangije nsubira kuri stage avuga ko se aba ni bande ubu ngubu bro wavuza wazamura intoki ndagukoma so iyo stage yamindiriye ubuzima kuva ubwo nta stage mbi nongera kugira after that iyo niyo yatumye uhita ubona ko nta mpamvu yo iyo niyo yatumye mbona ko nta bintu birenze uri kuri stage niyo wakuriyemo niyo nigiyemo aho niho nakuriye murakoze cyane nashaka kubaza Christopher nk'ibyo watangiye nyine ndavugira nyine nk'abakobwa akenshi iyo ubajije umukobwa uri mu muziki akubwira ko ceceka isubirireyo ibyo bintu byihorera ubona biterwa n'iki kuba abakobwa bafite ubwoba bwo kuba batangira umuziki kandi hari abafite impano biterwa n'iki ko nyine dusanga abakobwa aribo bantu basa n'abibasirwa nyine mu muziki bikanga nyine biterwa n'iki ikindi kibazo niyo ndirimbo ihora kuri playlist yawe ukunda mu ndirimbo zawe icyo kibazo kugisubiza biragoye turacyafite bashiki bacu baracyitinya muri sectors nyinshi nko muri comedy mufitemo abakobwa bangahe babiri gusa mu bakomedi bangahe 100 so abakobwa bacu turabakeneye ko mwitinyuka mukaza nyine ku isoko ry'umurimo tugahangana nta kintu na kimwe tubarusha gusa mu muziki bamwe bagenda bahura n'ibigeragezo bikomeye kuturusha kubera ari abakobwa bashakwa n'abantu benshi muri wese umushaka kumufasha hari ikindi amushakamo ariko ukeneye no kuba tafumo kidogo nyine ugakotana music iri tough man music iri tough utari tough ntago wabimaking hari abantu hari abakobwa njye nagiye mpura nabo bakoze ibintu bikomeye nka Butera Knowless yigeze aza hano afite mindset iri ameze ari ibintu abantu bita ngo umugabo apana kuba umugabo bijya kuba male like n'umugabo nyine n'umuntu ufite ibigwi yatwaye za Guma Guma yatwaye ama awards menshi afite indirimbo nyinshi
n'abandi baza bakabikora, you know. Charlie na Nina, Alex Muyoboke ari hano arabizi. Bigusaba kuba umukobwa nta faveur biguha tu, but uzanye indirimbo ihangana niyo Christopher yakoze, niyo Chambrize yakoze, niyo Ben yakoze, tugahanganira aho ngaho. Iyo wabashije kugera kuri audio ukeneye noneho imwe ebyiri eshatu, hanyuma ugatishuka n'ubwoba nyine ukaza, and then hari n'ikindi kintu usanga umukobwa mwiza afite aba followers 50,000 kuri social media. Twebwe ntago ari gutyo bimeze, kugira ngo ugire 50,000 bigusaba akazi kenshi. So iyo ni favor nanone muturusha, mwagakwiye kuba mukoresha cyane kuturusha. Yeah. So mu magambo make nababwira ko mushiri ku bwoba muze dukora akazi mene. Ikindi ibintu byaroroshye ntabwo bikimeze nka kera. Mufite amategeko menshi abarengera, mufite, you know, natwe turari kugira ngo tuba supporting. Umukobwa nzabona ashoboye akanyandikira, yeah, I'm ready to help. Amashyi cyane kuri Christopher. Yeah. Hanyuma indirimbo nkunda kumva yanjye biterwa nko muri no minsi ko ama challenges menshi, ariko uza indirimbo yitwa Nzaza featuring Masamba. Ndi kumva Nzaza cyane, ariko sometimes right here or sometimes drunk or party cyangwa se to us belong to me, it depends. Ubwo uriyumva cyane mu yandi magambo. Muri no minsi ndi kwiyumva. Ikibazo cya nyuma hano hari umuntu wamanitse. Murakoze cyane. First of all, ndabanza gushima Christopher. You're such an amazing artist. Ikibazo nari mfite, wakomeje kuvuga ku byo urubyiruko nyine abahanzi bato. So wowe ukora iki kugira ngo ufashe abahanzi bato? Ikindi, who are you? Like how is your life? Atari nyine mutari side y'ubuhanzi. Ubaho utese ukunda iki? Murakoze. Hari abahanzi benshi nafashije, nuko ntakunda ntago nkunda kuba ndahagaragara hose cyangwa nabipostinze, ariko hari abahanzi benshi bamwe bajya babivuga. So hari abahanzi benshi cyane nafashije, harimo nabo nkiri gufasha. Niba ngombwa bo bazabyivugira, I think. Yeah. Hanyuma icyo mbafasha biterwa n'icyo akeneye. Hari abaza bakeneye intunga y'ibitekerezo, hari abaza bakeneye guidance mu myandikire, hari abaza bakeneye actually kwidiscovering, ku buryo umuntu akubaza se ukurikiza uko unyumva n'uko mbona, utekereza ko nashobora iki, ukicara ukamubwira uti ngiye mbona. Abahanzi tugira ikintu kimeze nka business model, buri muhanzi kuvuga uti ngiye nkora ibi, ngaragara aha, nambara ntya, mvuga ntya, lyrics zange zimeze gutya, music genre nkora ni ngiye. Ibyo byo ndanabikora kenshi no ku bahanzi bakuru. Uwo ndiwe rero ndi umuntu usanzwe, ngiye ndi umuntu wabamanaginze kuba ubuzima busanzwe, nkaba ndacyari ingaragu, ariko nkaba ndi umuntu ufite abanisi n'abanephews benshi. Mfite abana in a sense, nkaba mfite n'ubu nabyaye muri batisimu by the way. Ubu ufite umwana wo muri batisimu? Mfite umwana nabyaye muri batisimu. Kanze mbashake. Ndi umuntu usanzwe, ubuzima busanzwe. Wowe turabizi duhura kenshi. Iyo ntambaye umwambaro wa artiste, baho ubuzima busanzwe cyane nk'abandi bose. Ni umu IT bro. Amashyi cyane kuri Christopher. Ariko album ye mwarayumvishe? Mugomba kuyumva, sibyo? Sibyo ra? Mugomba kuyumva. Ni album yitwa HO2. Ariko mwabaye iki kweli? Kwisi wakoze kubana natwe, ariko ntabwo uri butugendane. Agomba kuduha kapera ewa cyangwa ngiye nkabyikorera. Mazi igihe nkubona buri gihe ukonsotse, amatoroshi yacu uti nawe nyine twese. Hari abasore benshi bifuza kubyinana nawe ukabananira. Twese iri joro niyemeje twese, maze nkakwegera. 1, 2, 3 iri joro. Oh,
sinkuvira uruhande shaka kubyiyegere hari umunsi uzagera nkafata icyemezo navuga amagambo akomeye y'urukundo amvuye ku mutima uwo munsi nugera nzapfukama imbere nshaka kwa kuva kugeza ku iherezo ry'ubuzima naza kuza imbere ibibazo byose bizaza tuzanyura mu byose tuzabisangira kuko ubu tubaye kuri isano kuri uyu munota twese icyo mvuga maze mbabwira ukuri mfite ku mutima ndabakunda bivuze mu byumva usa n'uwaya mazi pepe umubiri wahagiye ubwo dukize lockdown Kigali yose iragurumana Snapchat n'amakozi y'amaplots nabuze shwa uguma unzonga nange nzungazunga reka dushaka uko dukwepa twese tekopine niba byumva ukuntu uri sexy bose nabuze utuntu ukunda baba bagutesha umwanya dore nabuze controle wagira ngo nafashe drogue zimisha umuriro petrole mbega ibintu b'imitrole dore nabuze controle wagira ngo nafashe drogue zimisha umuriro petrole 1, 2, sinzoka. Thank you so much, man. Thank you. amashyi cyane kuri Christopher. Guys, ndashaka ko iri album tuyumve mpaka ewa tuyimare birangi. Album tugomba kuyumva mpaka ayumvisha. amashyi cyane kuri Christopher. Online niyo diru. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo diru. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram twitwa Samsung 250 Rwanda. None ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop. Ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal.